simvuga ibintu byinshi buri nambere turashima Imana ko yatubashije tukaba twakoze conference yacu twese bangana gutya. Ikindi nshimira ubuyobozi bwa Siberka burangajwe imbere na chairman Nkiriho hamwe n'umuyobozi w'aba mama muri rusange nabo bakorana nabonye bageze hano kare. Turabashimiye cyane mu rwego rw'urubyiruko ko twabahaye igitekerezo cyacu mukacumva tukaba twagishize mu bikorwa uyu munsi. Mwarakoze cyane Imana ibaho umugisha. Shimira na bagenzi banje dukorana harimo Fidel na Dr. ntawe uhari ariko twakoreye hamwe. Munarebye baranduta ariko tunatanze igitekerezo baracumva dushira hamwe twese. Uyu munsi tukaba duhuriye hamwe mwabonye ibyo twakoze twize byinshi kandi twungutse byinshi. Imana ibaho umugisha. Turakomeje conference zirahari nyinshi kuzogeza manda yacu irangiye n'abandi bazojaho bazokomeza bakore. Kinshimira abagenzi banje muri sanga urubyiruko nagize neza kwitabira. Miss Sabina yagiye ariko nari mfite kumushimira kumwihariko na Esther abantu benshi barabazi bagize neza ku n'abasta abarazwi cyane. Twaravuganye ku ruhande bambwira ko bagomba kuza. Dushimira buri muntu wese ababashe kugera aha hantu. Imana ibaho umugisha. Dushimira n'abakameramani bacu badufashije ntacyo batwishuje ariko no kugira ngo tugume dusakaze ibyo twize hano n'abandi batari bari hano bibagirire umumaro. Siko kwiza. Ikindi nshimira n'abantu bikanisa ndumwe mu banyamuryango b'ikanisa nta kintu batwishuje kugira ngo tube hano. Baduhaye ibyuma twabikoreyeho ibintu byo twakoresheje muri rero n'ikanisa badukinguriye ntago bigeze batugora. N'abari hano bazumva nanje uruhare rwanje bwite nzabashimira ko baduhaye kino kibanza. So nta bintu byinshi mfite zo kuvuga. Murakoze cyane. Umuyobozi gahunda yaza akadusozereza kugira ngo turangize gahunda. Muraho neza. Reka mbanze ni present wenda abantu badashobora kuba banzi ariko abantu benshi baranzi kuko n'abantu bo muri Kasarani. Nitwa Mukunzi Joseline Nyiribakwe nkaba ntuye muri Kasarani ndi umudamu. Hanyuma nkora no mu buyobozi hano ubuyobozi bwacu bwa community Siberka. Ngira ngo nicyo cyatumye n'abantu benshi bamenye. Ibyo simbitindaho cyane kuko ari ubutumire twabonye ariko mbere yuko ngira icyo mbabwira kucyo bampamagariye gukora aha ngaha reka mbanze niyegereze abantu twagendanye umushitsi twagendanye ariko mutamuzi. Yitwa George Anguda Odo. Ni umushuti wanjye n'umwana wanjye byose. Yari umusilamu tumubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo ararokoka. Aza mu bakirisitu kandi yaragiye kugera ku rwego rwa shehe tukundi mu mukomera mashi kandi hanyuma aza no muri community yacu kubera iyo mpamvu tukunda guhura mu bintu byinshi asengera no ku rusengero rwacu. Rero ni n'umwarimu ukomeye mu bintu bya entrepreneurship. Umunsi muzongera kugira muzamutumire ntaca azabishuza. Njyewe babwiye ntaca azabishuza. Ni umu engineer yatangiye ari umuntu ugenda n'amaguru akazi kiwe ugenda n'amaguru akaza gukora agenda n'amaguru. Ubu uri umu engineer ukora indege ukorera ibigo bikomeye cyane muri Kenya. Hanyuma rero azababwira ukuntu umuntu ashobora kubona amafaranga akora utuzi turenga nk'icumi. Azababwira ukuntu ushobora kubona amafaranga yo bibigisha cyane ibyo arabizi kuko ajya coachinga n'abantu online. Rero nagira ngo mubabwire ubutaha ni mu organiza seminaire muzambwire mubahamagarire. Hanyuma cyangwa nako nzaba mubihamagarire. Hanyuma na Fidel nawe turasengana ko wagira reka naga twazanye reka nawe mukomera amashi kubera ko twazanye. Okay. Ibyo birarangiye. Rero nshimiye komite ya youth cyangwa se urubyiruko mwatugiriye icyizere mukumva ko dushobora kuza kubasangiza ubumenyi dufite kugira ngo twubake urubyiruko. Mu by'ukuri icyo ni icyizere cyane ndabashimiye kandi Imana ize kudufasha kugira ngo tuze kubitanga ku buryo bibagirira akamaro.
wenda abajene baba bakunda ibintu byo comedy kuririmba gucisha nje simbizi kandi ntabyo bateguye none mwihanganega mu byumve gucya bigiye gutangwa siko ntihagire umuntu urambirwa nje ndavuga umwanya muto David we numvisha azavuga gahora arandaga nje ndagerageza kuvuga nihuta kandi yatwigishije cyane uyu wazaba mu operateur économique w'Imulenge hazaza bari mu umugisha mu by'ukuri badutumiye intego bafite insanganyamatsiko yayivuze abantu wenda basanze arimo yarangije kubivuga insanganyamatsiko iravuga ngo life with purpose cyangwa se ubuzima bufite intego iyo nisije ugendeye ku masaha ari kuri iriya flyer cyangwa kuri buriya butumire nisije udashaka kuvuga mu masaha 2 cyangwa mu munsi cyangwa mu minsi 2 ni ikintu ngira ngo nimba mwaragaragaje gusoma ibitabo abantu babyaritse ni igitabo ushobora gusoma amezi angahe cyangwa n'umwaka bitewe na speed yawe yo gusoma birashimishije kuba hano hantu kandi nishimye bikiri muri introduction hari ijambo akenshi iyo mbonye umwanya wo gusenga nzambwira Imana nkayibwira ngo Mana uzampa ubwenge iryo jambo narisengeye iminsi itari mikeya noneho bukeye nza kubona igisubizo cyaryo nubwo narisengeraga gutyo ntabwo natekerezaga inzira Imana izacamo impeza ubwenge ariko nyuma naje kumenya aho bizoturuka ariho ngiye kuvuga ubwenge buva mu gutegera abandi bantu kubera ko icyo utazi kizwi n'undi muntu umuyobozi rero wacu igihe yaza tubaza intego n'impamvu ya buri muntu yamuzanye hahise hanzamwo rya jambo wow kumbe naje gusubizwa cya cifuzo nahoraga nsengera ni ukuvuga ngo no muri introduction y'umuhagarikizi still nungutse ubwenge ndashima Imana rero yuko icyo nguma gusaba Imana buri munsi iguma kukimpa uko bukeye nuko bwije kubera ko igihe cyose nzagira umwete wo gutegera abandi bantu ibyo bavuga bakora ibintu bitandukanye icyo nsaba Imana nzakibona kubera ko ibyo dukenye byose mu buzima bwacu Imana yabiremye tutarabaho hari igihe kigeze kigera abantu bakena amashanyarazi ariko nyamara Imana yari yararemye amashanyarazi ariko kubera ko abanyabwenge bari batarayavumbura ngo bayashire mu ngiro tuyabone icyo gihe wenda cyari icifuzo c'abantu basengera amashanyarazi so ni ukuvuga rero ngo ibintu byinshi dukenye Imana yabiduhaye
nk'igisubizo kera dushobora kuba twebwe tutarabyakira ariko Imana yo yarabitanze. No kuvuga ngo hari umuntu ushobora kurwara akaba kenye imiti muri ako kanya, ariko nyamara Imana yararemye ibiti cyangwa ibimera bizomubera umuti wa yangwara. Ariko kubera kutamenya, wa muntu akaba ashobora kuba akennye icyo Imana yagize available cyangwa already yatanze, ariko ku mpamvu yo kutamenya ntugishikire kandi Imana yaragitanze. Abantu baje mwese ndabashimiye ku mwanya wanyu mwatanze kugira ngo tuze tuganire. Mu by'ukuri ntabwo tuzi byinshi, ntabwo dushoboye byinshi cyane, ariko ni ugusangira amagambo. Nawe iyo uza kubona umwanya wari ufite byinshi ushobora kutubwira. So ni ukuvuga ngo tugiye kuganira. Bamaze kumbwira yuko bifuza ko tuzaganira, nagerageje gutekereza kuri no topiki kubaho ufite intego. Noneho nibaza ikibazo, ndavuga ngo ariko ubundi wa mugani kubera iki dukeneye kubaho? Kubera iki ukeneye kubaho? Why? Noneho kubera ko nje ndi umwizeramana, igisubizo nkibona muri Bibiliya. Imigani 17 no ku 17 hazavuga ngo inshuti zikundana ibihe byose. Hagasubira hakavuga ngo kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Ndavuga ati mbonye igisubizo. Inshuti zikundana ibihe byose kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu kibazo. Ndavuga ati noneho mbonye impamvu yo kubaho kwanje. Nari mbabwiye yuko nabanje kwibaza ngo kubera iki ubundi ngomba kubaho. Why? Kandi cyane kubemera Imana bo baza bavuga yuko iyo umuntu apfuye abasanze Imana. Ubwo kuvuga ngo mu yandi magambo ntaco byari bitwaye gusanga umwami umuremyi data. Nza kubona igisubizo rero. Ndavuga ngo kumbe mbaye ntagize uruhare mu gukemura ikibazo c'umuvandimwe, nta n'impamvu yo kubaho. Umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwanje bwose ngomba kuba mfite ico mpankora mu gukemura ikibazo either nahasanze cyangwe twahuriye naco mu nzira, ariko ngahakikisha yuko hari ikibazo ndi gukemura runaka. Umuntu rero avuka mu miryango, novuga ngo ni mu miryango myinshi.
igihugu ni umuryango, isi ni umuryango, akarere ni umuryango, ubwoko cyangwa umurara ni umuryango, hakazaho aho uvuka mwanya, hakazaho kubashatse mu wawe. Ni ukuvuga ngo umuntu nimba hari ikibazo cy'igihugu gihari, wahagombye kugira uruhare mu gukemura cya kibazo, cyo cyatumye uvuka. Nimba hari ikibazo gihari mu karere, wahagombye kuba ufite uruhare mu gukemura cya kibazo. Nimba mu bwoko hari ikibazo gihari, wahagombye kuba ufite uruhare mu kugikemura. Nimba mwanya hariya wavutse mwaso na nyoko harimo ikibazo, wahagombye kuba ufite icyo wawugikoraho. Mu wawe ufite inshingano zo gukemuramo ikibazo kirimo. Kubera ko navuze ko twadusangira ibitekerezo, nje ibyo nabifashe nk'intego ntekereza ko yakabaye ariyo ya buri muntu, kuba ufite ikibazo runaka urugikemura, ariko kandi unenjoyinga ibyakemuwe n'abandi ariko byari ibibazo mu gihe runaka. Ubu dufite umuyobozi wacu w'igitsina gore hariya, ntabwo byabagaho. Ni ukuvuga ngo ari kwenjoyinga ibyaharaniwe n'undi mugore wahasanze icyo kibazo, ariko ubu nyine karagira gute, karabyenjoyinga, ariko mu gihe runaka cyari ikibazo. Twebwe dukomoka muri Afurika twasanze basogokuruza bacu habayeho kugurishwa kwabo. Ubu twe hari abahanganye n'icyo kibazo. Ni ukuvuga ngo twe turi kwenjoyinga ubuzima bw'ikibazo bakemuye. So hari ibyo tugomba gusolvinga, hari no kwenjoyinga ibyabaye solved n'abandi bantu batubanjirije bari bafite nabo izo nshingano zo kubikemura mu gihe cyabo. Ariko hari ikibazo nanone twisangamo, ugasanga hari ikibazo twagize ngo tumare kukigira, abatubanjirije baba banebwe ntibagikemura, noneho kikaza nawe kikaba icawe. Sinzi nimba ko turumvikana, hari inyuma ko turumvikana. Hari ikibazo cyagombaga kuba cyarakemuwe n'abatubanjirije, ariko baba banebwe. Navuze ngo ubuzima bufite intego according to Bible, kuko nje bariko ariyo mizerere yanje, nukugira ikibazo, nukugira uruhare mu gusolvinga ikibazo uhasanze, noneho gasiga environment nziza kubusize. So now nje rero bambwira ko nzaganira, hari urumva dufite ibibazo byinshi. Navuze ko mu gihugu, mu karere, mu bwoko, mu miryango tuvukamo dufite ibibazo byinshi. None ndavuga ngo njewe ibibazo byose sinobivugaho, kuko hari iby'umutekano ari nazo bitumye tuba hano, n'ibindi. Ariko ndavuga ngo njewe ndavuga ku kibazo c'ubukungu.
njewe nawe uko mbibona ni ikibazo ababyeyi bacu batakemuye, ni ikibazo ababyeyi bacu batakemuye, wewe ushobora gukemura cyangwa nawe ukazagisigira abana bawe, ariko nanone wagisiga ukaba nanone wabayeho mu buzima budafite intego. Ubundi muri ino si umuntu kuba hari umukene sinovuga ngo birarutwa no kutabaho, ariko kandi byegereye aho ngaho. Muzi impamvu? Nta mukene ugira ubwenge, habe niyo yoba barabuhawe n'Imana. Nta mukene ugira ijambo, habe niyo yoba rifite. Igipfu gikize cyo gufatiraho amadesiziyo mabi kandi ukayagenderamo, ariko kubera ko gikize. None utekereza kubura umunyabwenge wabona inzira nuko ibintu bikwiye kuba bigenda, ariko kubera ko uri umukene ukaba mu buzima bw'imitekerereze y'igipfu, wabikenera utabikenera. Ntabwo ubuzima bwacu turimo none ni sisiteme y'abanyamafaranga badutekerereje kugira ngo tububemo. Abanyamafaranga nibo badutekerereje ubu buzima turimo. Habe n'abaperezida kuriya muza mubabona benshi bo muri Afurika ntabwo bayoboye, hayoboye ba nyiri mafaranga. Gisekedi bakamubwira ngo gira gutya, nutagira gutya biragenda gutya. Gisekedi ni perezida akavuga ngo hangaha ntaco nubihindura. Buriya hari n'ibyo dushobora kuba tuza tumushinja, ariko nawe yananiwe kugira icyo abikoraho kubera yuko hari abavuze. Afurika yavuye mu buryo muri colonization igaragarira amaso, ariko niho ikolonijwe nabi kuruta mbere. Nzantekereza ko amafaranga UN is spending ku mpunzi aba yatanzwe n'isi, kandi nyine tukagira ngo badufashije cyane, kandi baba badufashije, ariko birashoboka yuko
ari 1/10 cy'ivyo baba bakuye iwacu. Ukaba wopfukamira umuntu nyine ukamupfukamira nka kuriya muze mupfukama, ariko nyamara n'ibyawe wapfukamiye. Kubera iki? Kubera yuko tugikoronijwe. Nk'indavuga uburyo utazabaho mu buzima witekerereje mu gihe udafite iki, mu gihe udafite amafaranga. hari umugabo umwe wigeze kuvuga ati ariko ni gute abakongomani buri gihe baza batubwira ngo ibyo tugezeho tubikura iwabo, bamara bagasa nkaho ari bo bakenye kuturusha kandi ari ibyabo. ko muri bico kintu ni gute Kongo izi tubwira ngo ibyo dufite ni ibyabo tubikura iwabo, bamara bakagaragara ko ari bo bakenye kandi ari ibyabo. So icyo nshaka kuvuga ni uburyo dukeneye ubushobozi, ariko nanone hari ibipande twagiye twigishwa bakatubwira ngo hahiriwe abakene, ngo kuko aribo bazagira gute. Noneho nyine abantu bakagira ngo nyine nibwo bushake bw'Imana. Bigatuma umuntu yiyakira akagira nyine ngo ameze neza. Muzo bambwiye ngo mba kuganira, bari bambwiye ngo ntange n'ubuhamya, nibikunda ndabutangaho bukeya, ariko mvuge kimwe mu byambayeho muri ubwo buhamya. Nigeze gucuruzaho ibitenge nkabijana mu mujyi, noneho nkamenya nzi gucuruza ibyo mbyiyiziho ni ibintu. Hari ukuntu umuntu nyine azavuga ngo azi ikintu, ariko nawe mu mutima akavuga ati nubwo ubizi none ni jenjeka, nza numva ari nkako ndemye. Noneho nakubita gutya naba nagurishije ibitenge 2-3, nabona kera nkubise nk'ibihumbi 2, ngahamagara muzehe nkamubwira ati ndatashe nacuruje, nkamanja mu gisirimba. Noneho nyuma y'iminsi mike ni umwuka w'Imana wampishuriye, niko nza ntekereza, ndavuga ngo uyu ni umwuka w'ubukene wanjeho. Aho kugira ngo menshiremo imbaraga ndaha ni 10 mbonye 2 none ndirukanse ndatashe atari niyinga. Mukuri ico kintu naragisengeye, kuko numvaga nyine nkeneye amafaranga nyine yo gukoresha, nyuma yo kuyabona nkaja mu gisirimba mu bayumbe, nza nkibyina kandi nyine nkakibyina kandi ndagikunda. Ndavuga ngo uyu ni umwuka w'ubukene. Ngize Imana ngishika gutya mbonye 1000, mbonye 2, aho kugira ngo nshiremwe akabaraga nshuri 10 ndirukanze ndatashe. Ico kintu nagisengeye. Hari abantu bafite icyo kibazo ariko bakaba batazi ko ari ikibazo. Noneho umuntu yabona akoreye 1000 akagira ngo niyo mafaranga amubereye gutunga mu mupfuko. No, ntabwo ari ayo, kubera ko udakwiriye menshi. Why not? Ariko
hano hantu hari ikibazo tugomba guca akarongo tukacitondera urubyiruko. Imana ishimwe ko abantu benshi bari hano ari urubyiruko. Nimba mwibuka neza, nimba mwarasomye namwe Bibiliya, Imana yakoze iminsi ngahe? Iruhuka ingahe? Ni gute wewe woruhuka 3 ugakora 4? Either umupasteri we agize amateraniro 5 abari hard working, ariko wewe uburi lazy working. Umupasteri aramutse agize amateraniro iminsi 5 abari hard working, ariko wowe uburi lazy working. Kubera iki? Iwe niyo passion yiwe, niko kazi kiwe, he's hard working. Ariko wewe lazy working. Noneho hari ikindi kintu kiri mu gushaka kumbabaza nyine yo ngitekerejeho. Idini sometime utarirebye neza yo kuyobya, ukavuga ngo ndabyara Imana izobarera. No. Iyo Mana koko mwagafatikanyije kurera, ariko ntabwo ari igomba kurera yonyine. Iyo Bibiliya niyivuga yuko uzorya urusha iyo uzusoma. None ni gute bigiye kuba Imana kurera yonyine? Sinzi ko mwamunyumva. Iyo Bibiliya niyivuga ko umugabo azagira gute, azarya arusha. None ni gute wowe ugaruka ukabyara 10 ngo nizarara yonyine? How comes? How comes ugiye kubishira ku Mana byose kandi ariyo yavuze ko uzarya urusha? Habe n'abagore kubizera Bibiliya, buriya niyo bakora binjiza amafaranga baba bafasha umugabo, ariko ntabwo azari inshingano zabo. Ariko umugabo wowe wamubyaye, hari umwana uzugira inama se yo kumubyara. Umwana ni victime. Kurisha umwana inzara, umwana ni victime. Umwana ni victime, agiye kuba victime, ariko ni decision zawe wenyine. Umwana ntimwagiye inama, no? Uramubyaye, now atangire aribwe n'inzara. Ubundi hari ibyo tugomba guharanira kugeza tubugezeho. Hari abantu bagira nabo irari, sibyo mpamvuga. Navuze kutanyugwa, abantu ko takwiye kunyugwa n'ubusa, ariko sinavuze ko tugomba kugira irari. Ariko nanone mu gihe utarashobora gukavaringa basic needs. Ese basic needs mu rurimi rwacu twobyita iki? Ibyangombwa by'ibanze.
ntabwo umugabo agomba gusinzira kubera yuko uba uri muri risiki. Muri basic needs harimo ibiryo, harimo shelter cyangwa inzu, harimo kwambara, harimo ubuvuzi. Ugomba guhakikisha ko ibyo bintu at least n'ishuri, at least ibyo bintu ushobora kubiprovidingira umwana wawe. Naho igihe cyose ukiri aho hasi uba ukiri mu murongo w'umutuku. Umwana rero ntagomba kuba victim bimugereho kandi decision zarafashwe nawe utamugishije mu inama. Ndacari kuvuga uburyo dukeneye amafaranga kandi natwe turabizi ko tuyakeneye, ariko hari abantu baza bagira ngo bari sawa. Hari abantu baza bagira ngo bari sawa. Twigeze kugwaza umuntu baduca amafaranga menshi, ngo bamare kuduca amafaranga menshi ndababara cyane. Kababazwa nuko uyu muntu ashobora kuza gupfa, nkaza gutekereza yuko ari impamvu yuko tari dufite ubushobozi bwo kumuvuriza ahantu habishoboye. Ndababara cyane cyane. Uzi kuvuga ngo ufite umuntu ukunda, nyine biriya bitaro bya public twese turabizi, ariko bakakubwira ngo hari umuntu ushobora kumuvura, ariko zana aya mafaranga. None ukavuga ngo umuntu wanje agiye gupfa kubera ko ndafite ubushobozi runaka. Cyo kintu kirababaje cyane. Kandi nabo kugira ngo babone buriya bushobozi barasupendinze, bagomba kugaruza amafaranga yabo bakabona n'inyungu. Ndashaka kuvuga yuko ntabwo turi sawa. Tugomba kuba dufite ubushobozi bwaho kuba, bw'ibiryo, bwo kwigisha abana, bwo kwivuza, basic needs at least. Iyo akaba ariyo level y'umuntu wacu wa mwishu, at least. Aba bakire ariko ni abagabo. Ese mwari mwazuka kare ngo murebe ukuntu ibo bafite nayo babitse kuri konte, bamwe badashoboye no kubara? Mwari mwabona ukuntu, mwari mwazuka kare ngo murebe ukuntu amamodoka aba ariyo ari menshi mu ibarabara kuruta abanyamaguru? Ukabyuka nka saa 9 saa 10 ugasanga imodoka zatonze kare, noneho umutindi akabyuka saa 2 saa 3 saa 4 saa 5. So now noneho gukibazwa batareka ubundi aba bantu baba mwisi zimwe. How comes umumiliyoni, how comes Gashagwa abyuka saa 11 akaba ari muri office? Noneho njewe nyine haba hari mu kibazo. Nubundi reka bayabone, kandi nyine badufatira amadecision atatunogeye kubera ko baba bagize gute, baba barushe. So
now nkavuga ngo noneho sasa ico nari nkiya developer ikibazo dufite c'ubukungu now nkaza sasa none ni gute twogikemura nza mbivuga nkavuga ngo no mu mpamvu zitumye tuba impunzi ubukene bubifitemo uruhare runini muri conference y'ubushize naza mbabwira ngo iyo tuza kuba ari twebwe ku rugero iwacu ariho hagemurira ubuvira n'ubukavu ibiryo birashoboka yuko guverinoma iba yaricaye ikavuga ngo bari abantu murabakoraho yego ariko namwe murapfa hasi ariko none se ubundi se ni uko biba kose ruguru niki bahomba njewe nimumbwire nka kimwe bahomba je sinza nkibona kutwizola sinza muri ico bahomba kandi isi buriya human right cyangwa uburenganzira bw'ikiremwa muntu uko nza mbibona buba mu magambo ariko ubundi ni inyungu kubera yuko n'ingaruka ziri negative mbi abo banyiri bashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ni nabo baza basubira bakazana bya bibazo byose iba mu magambo ariko mu bifatika niki ni inyungu kandi koko ntabwo ari amakosa yabo umuntu niko ateye umuntu ni selfish umuntu arikunda iyo udafite icumuha waraguhera iki why kubera iki njewe ngira uwo mvomaho nje ntaca nkuraho kubera iki abyihanganira bigomba kuba hariho some exchange of interest ariko nimba ntazo biragoye ubu niki bakuri wacu tacu so now tutaragira ibyo rero ngo tubabwire ngo mufate kino niko isi bayeho turabaha kino namwe muduhe kino akiho hatarabaho ibyo ngibyo ubundi se ku meza ahubwo mwohicarana gute ntaca ntimuri kuri level gimwe no kwicarana ntimwicarana kubera yuko uramuhiki arakwitaba numara at the end of the day arakwitaba numara umuhiki tacu mu kinyamurenge niho haba mu mugani ngo amaboko ataresha ndagira gute ntaramukanye none now muricara ku meza mu discussing kibazo ciwanyu kubera ko umuhiki kubera ko agataha niki arataha yasohoye gusa iyo motivu yiwe irava hehe taho biragoye so narimvuze rero ngo twari tukiya tu develop uburyo dukeneye amafaranga so now navuze ngo ko turasangira ibitekerezo nibajije ngo none ni gute no yabona none ni gute no yabona nyuma yo kureba ukuntu nyakeneye ariko mu wanje barayakeneye yemwe yo barayakeneye cyane kandi no mwacu mbega ukuntu bayakeneye aya mafaranga abanyamurenge yanje barayakeneye amafaranga yanje abanyamurenge barayakeneye Kongo ho n'ibindi iwacu nta barabara
aya mafaranga ndayakeneye. Now none nigeze kuba umunsi umwe mpantwara imodoka muri highway noneho ndavuga ngo ariko ko nanje nza ntanga umusoro muri aba ngaba ni sawa, none iwacu naho uko hazogera rino barabara nigirira isoni ninjira nyine mu modoka. Muzamuca nko muri dikarodi ngo mwumve ukuntu bimeze neza. Aiwe ese uko tuzogera gute yemwe aho none aho twebwe iwacu ahubwo ese buriya nka senta ya kare y'abanyamurenge ni hehe? Ni nko kukiziba nko ku runundu hatameze nka mwikibasi uko muri Kenya mwiki ni agace ka nyuma kabo. Kayole ni nyuma y'ibindi ariko ndagira ngo ibivuyira simpambona ko hameze nka Kayole. Aya mafaranga ndayakeneye, aya mafaranga ndayakeneye. So now none ko nyakeneye ndayabona gute? Twayabona gute? Icyambere ugomba gukora byibura iminsi 6 byibura, kubera yuko wawe usiganwa n'abagusumbya intambwe. Byibura ugomba gukora iminsi 6 byibura kuko ikibazo cy'abantu nkatwe tukiya dushakisha ubuzima buriya iyo ntakoze n'akazi rimwe nzanye ideni. Mwari mubizi buriya iyo hari umunsi utakoze ukaza mu gisirimba uzuye ideni cyangwa ukarya yejo umvaga kandi uriho none. Either ndarya ideni cyangwa ndya yejo kandi ndiho none. Ico ni kibazo ca mbere. Kuvuga ngo uzari covering sasa bizaba ikibazo, kubera yuko none wari negative nimba utakoze, cyangwa wariyayo wakoreye ejo, wariyayo wasigaje ku yejo kandi wenda ariyo yobaye ingoboka mu gihe cya emergency. Ko muranyumva? Noneho ngiriye imbabazi abantu baza bakora nk'iminsi 5 cyangwa 4 nukuvuga ngo ubuzima bwabo ni ukurya ideni. Nihaba n'ikibazo barasubira bongereho irindi deni. Nico kibazo cyo kugira iminsi usiga kandi ntaho uragera ukiri muto.
icya kabiri nazavuga ngo byibura iminsi 7 nazavuga ngo nudakora iyo 6 nudakora iyo minsi urarya ideni icya kabiri ntube satisfait kandi ukiri mu murongo utukura nugira Imana uyu munsi ukayabona ejo ugende n'ubundi uzobona ndi uyabike. It's okay. Hari umuntu wigeze kumbwira ngo nta mpamvu yo gukora cyane ngo ejo bundi umuntu azaba yigendeye. Mubaza ikibazo ndamubwira ngo ese nuyatwara umufuko uzoremererwa cyangwa nushika aho kugira ngo ushike ufata ideni ry'abandi ry'imodoka ugure imodoka uzaba uri mu gihombo cyangwa uzaba uri mu nyungu? Nukuri nuko yambwiye ngo nta mpamvu yo gukora cyane bane kuko turagenda. None se ubundi kudakora cyane se hari akantu sanyine sometime hari ukuntu ibintu biducika. Ese mwari mwabigenzura ko iyo umuntu n'ubundi atakoze azaruha? Mwari mwabigenzura cyangwa none nje bizabibaho gusa? Jewe niyo ntakoze nzanduha kandi noneho nkaruha imiruha ibiri, nkaruha nyine umubiri kandi na mindset ikaruha kubera ko nzi ko nari ideni. Hari ikintu nagomba kuba nagize gute niyongereyeho. Umubiri ntibishoboka, ntushobora kurera umubiri ngo bikunde. Ubundi umubiri uko uteye ugomba gukora either ukoreshe ibigufitiye umumaro cyangwa wigire busy mu bigufitiye akamaro cyangwa undi muntu akugire busy bimugirira akamaro, ariko umubiri uzanga byakunda uzukora. Let's say for example hari umuntu, nta muntu ushobora kwirirwa adakoze ngo bikunde. Icyo bikora ushobora kuba wiriwa, ushobora kwirirwa wakoze ikitagufitiye inyungu ariko buriya uzukora. Okay, sinagiye ku kazi, nagiye kuri YouTube ndeba indirimbo, nawe nakoze ariko ninjirije uwakoze indirimbo. Niriwe mu rugo narebye filime, yes nakoze, ubwenge buzaburuha. Ntimurabigenzura, nakoze ariko undi okay, now nakoze ariko n'undi muntu wankoresheje. Sinzi ko twatubyumva. Umuntu ni kwa remye byanga byakunda ubwenge babugomba kugira gute, wabugomba gukora either ukore bigufitiye inyungu cyangwa undi muntu agukoreshe mu buryo buri indirectement. Yego sinagiye mu kazi ariko hari umuntu wateguye concert, reka ngende nje kumuha 2,000. Si bibi ariko nakoze ko muranyumva, nuko ninjirije undi muntu ariko nakoze kandi ndaruha. So now niko umuntu ateye. Noneho rero aha habaho gucagura ugavuga ati sasa ebana reka manze niyubake. Icya gatatu, akazi kariko kose ukora ugomba kuba ufite project pending.
ikibazo nabaye mu mahugurwa ya IRC. Murabuze umushinga witwa IRC ngo mare twara abanyeshuri benshi. Ikintu niziho sinza ndenza iminota ngo mare bagenzi banje benshi ngo bafate ifaranga. Hari umwe yamagenda yafashe niba 60 yamagura intebe z'ibihumbi nka 40. Vrai Congolais. Hein? Hein? Vrai Congolais. Hein? Ragenda intebe baravuga ati bazaza binjira mu wanje. Urumva? Tugomba kuba dufite projet ziri pending zikenya amafaranga, ariko igihe cyose tuyabonye akinjira mu kazi. Kuko amafaranga naje gusanga tuyagira, ahubwo tuyabona mu gihe tutayapangiye, tukayakoresha muzo tutapangiye, tukagoma tukabaho muri bwa buzima. Ariko cyane specifically ndavuga muri twebwe, kuko bano bantu bandi buri antiviza bibabaho. Bari abantu bandi ico bazi n'amafaranga yabo baruhiye. Ariko twebwe tuzatubona n'ama opportunité ko umuvandimwe wagukubise $100. Ndagira ngo abantu bazabyita ngo ni nko gutereza cyangwa ukabona umuntu amafaranga yaguciye mu ntoki ni menshi, ariko nta kintu wigeze uyabyazamwo, kwera yuko nta kintu wari warateganyije gikenya amafaranga gihita gikora cakiye. So tugomba guhora dufite uduproje twacu twanditse, either turi gukora du savinga kugira ngo tuzokore cya kintu, ndetse no mu gihe tubonye indi opportunity y'amafaranga tugahita. Ariko buri gihe ni wakira amafaranga adafite proje uzayakoresha mu buryo ubundi. Amafaranga abantu bazi kuyagumana mu mfuko buri abarabahanga, ariko bundi la majorité tibishoboka. Amafaranga azakubwira ati my friend ndekura niko ateye, yanga gutinda, kereka nyine ba abantu bazi kuyafatira ama principe. Ikindi bifasha, hari abantu batazi gusevinga, bityo iyo bafite projet ziri pending biroroha. Njewe ni nayo strategy nza nkoresha. Biragoye kuvuga ngo usange mfite amafaranga menshi kuri konti, biragoye. Wigihe cyose nyabonye mba mfite ikintu ndi gukora. Okay, si inzu, si amazu. Urabona umuntu wubaka inzu, nzanumva n'abantu bakunda kubivuga, ariko ntibabikoreshe ku yandi maproje. Umuntu akavuga ngo ndubaka inzu nimara kuyisakara ngo ndamanyijamwo ngo ibindi ngo bizagenda byikora. Siko kandi biriya bintu birafasha. Azasigara abona 5,000 akagura agafuka gucyo. Yaje kwitera gasanga nyuma y'umwaka yujuje. Iriya systeme ishobora no gukora ku bindi. Wari ufite umushinga wa YouTube channel, okay? Mbonye 5,000 nguze iriya stand. Mbonye 1,000 nguze uriya mugozi. Donc waje kwitera hejuru kubera ko wari ufite projet. Waje kwitera ugashanga nyuma y'umwaka ufite wa mushinga wa uri tayari kuhita utangira akazi, ariko atari amafaranga waboneye icyarimo. Ibyo bintu tuzabitekerezeho bizadufasha. Icyakane ndangiza kugira ngo sige iminota 5 yo kumbaza ibibazo. Nimba bishoboka ntugasaba akazi. Nimba bishoboka ntugasaba akazi, kubera ko kariya akazi wawe usaba uragakora kandi kenshi, ariko baraguha 1/10 cy'amafaranga wakoreye, kandi nawe wari ukeneye 10 ku 10. Murazumvishe? Mu muruho urakora 10,000 ku munsi,
ariko nuja gutaha baraguha 500, ariko ni nayo ukwiye kubera yuko nabo bavukiye amezi 9, ariko wowe ntiwagize gute, tiwatekereje cyane. So now tugomba kumva yuko natwe iryo 10 ku 10 tugize gute cyangwa 100% turikeneye. Uhuru wigeze kuvuga aravuga ngo nimba ukunda abana bawe ntukagire gute, uzashinge business, kubera ko business ushobora kuyiraga abana, ariko akazi mbere yuko bagushingura umubosi wawe azagusimbuza undi muntu. Inzu wari urimo nimba wari warayihawe kubera akazi, birukana abana bawe bayishiremo wa undi wahawe akazi. So niyo difference yiki yo kwikorera no gukorera abandi. Biragora gufata ayo madecision, ariko ubundi abantu bakira n'abantu bafata amadecision akomeye bakava muri comfort zone. Comfort zone na ahantu nyine wumva warumeze neza nta kibazo, no, aho nyine wavuga ngo nta kibazo, hari ikibazo gikomeye cyane, uzohasiga no muri cya kibazo c'ubukene wahasanze wagomba kuba warakemuye. Twavuze ngo kuba ufite intego nukugira gute, umuntu aberaho gukura abavandimwe mu bibazo, niryo jambo twasomye, umuntu aberaho gukura abandi mu bibazo. So wewe waravuze ngo ngiye uke muri ikibazo c'ubukene mwanyu cyangwa mu wawe, hangana naco. Hari ikintu abantu batinya cyo kuinvestinga. Ikibazo ntabwo kuinvestinga ari risk, ahubwo kumenya aho ugiye kuinvestinga, kutamenya aho ugiye kuinvestinga nibyo biri risk. Nico kibazo gihaba. Donc abantu batinya gushora imari, ariko ikibazo ntabwo gushora imari arico kibazo, ahubwo kutamenya neza ko ugiye gushora imari nico kibazo. Kugikemura si ukutinvestinga, kuko kuinvestinga si kibazo. Ko murabyumva? Ikibazo gikemura iyo wize neza cyane aho ugiye kuinvestinga. Donc kuinvestinga nyirizina ntabwo biri riski, ahubwo kutamenya aho ugiye kuinvestinga cyangwa kugira ubumenyi buke mu byo ugiye kuinvestingamwo nico gituma business failing. So naho kugikemura rero nukongera ubumenyi muri hahandi wazuja kuinvestinga, ariko wagira gute ukinvestinga. Birumvikanye? So ndarangije. Imana ibaha umugisha, kandi nubwo twavuze ibyo byose, ariko dufite ibyiringiro yuko ubu bwoko buzogira amafaranga. Murakoze. Mu gihe utarimo urakora ikintu kiguhereza amafaranga, urimo urakora ikindi kitaguhereza amafaranga cyangwa se kitakwinjiza inyungu. Utanga urugero, hateguwe igitaramo, uraje utanze amafaranga 2,000, byaba bisobanuye ko gushigikirana ari ikosa? Ntabwo navuze ko gushigikirana ari ikosa, nta nubwo nashaka kuvuga gutanga amafaranga nk'umwanya, ariko kandi naco si ikosa. Ahubwo ubundi ikintu cyose kiba kibi iyo kibaye cyane. Ikintu cyose muri societe n'ubundi dukeneye kubana, turakeneranye, ariko ikintu cyose iyo kigize umuco none kikagushira muri position yo kubaho wewe ukora iminsi 4, urumva gitangira kugira gute kuba ikibazo. Kandi muzobirebe no muri aya moko tugenda tugomba kugenda tuyigiraho. Umuntu kuvuga gusangwa siba akazi bigoye. Donc biba bigomba kuba ari ya mpamvu wafatiye igihe kandi kabisa, ariko twebwe uko bigaragara ahubwo iminsi tudakora iminsi 6 niyo myinshi. Sinzi ko mwamunyumva. Birumvikanye? Ya, ikibazo nukubigira. Urakoze cyane. Naje ikibazo nagira ngo mbaze nubwo utagikozeho cyane cyo gusevinga.
ese igihe hari ibikorwa umuntu akora akabasha kugira icyo aronka umaze kuronka akaza kubaho sharije nyinshi icyo gihe ubikora gute kugira ngo sevinge sharije hari igihe zorenga ibiba bikenewe nyine murakoze icyo kibazo ni cyiza cyane ariko njyewe sharije janza ndirenza ariko nkarenzaho udufaranga duke wenda nyine ugasanga na sevinze nk'igihumbi cyangwa 2 cyangwa 3 sindarenza cyane ariko nza nzirenga ariko mbere yuko nza twaganiriye na madamu turaseka cyane twaza tuvuga ukuntu tugishakana ukuntu nazo batari kubundi aya mafaranga uzurya buri munsi ko mpambona ari nka kimwe cya 5 cy'amafaranga twakasa turya ni cyabaye ariko inji cyamfashije bukeya kandi twabiganiriye biranshimisha hari ibintu twari twaranditse ya mishinga iri pending ariko naje kunezerwa mbwiye ati bya bintu byose twanditse muri ca gihe 2017 byose twarabikoze ubu hasigaye ibindi twanditse nyuma ariko ibyo twari twaranditse ico gihe twarabikoze na byatewe niki ntago byatewe nuko hari amafaranga nagendaga nsevinga menshi ahubwo ni ama strategy tugomba rero kwaguka iyo nzira imwe nimba izihangana na charge ushobora kugira inzira zibizi kwinjiza amafaranga let's say par exemple ku rugero wenda ukora protect noneho ukavuga ngo ngiye gushaka amafaranga 1000 mpeza umugore nawe agenda acuruza melon tumva yuko warusanzwe ari we wenyine wazuzi kavaringa nkuko yazavuga sometime ntibinagere tumva yuko umugore naje mu kazi hiyongeraho amagana bavyumvishe cyangwa rero nakoraga kumanywa ariko noneho ngiye kugenda ndangure udusengera igikomba ko amafaranga 1000 nimara ndutereke mu muji basi kugeza saa 5 z'ijoro nzaba maze kumuka handi 200 donc hagomba kubaho umuntu mbuni kugira akazi kamwe buri ani kibazo ni naco bano bantu baturusha abanyarwa abakenya n'abagande buri abakenya bose bakora muri leta uzusanga bafite ico bita ngo ni side hustle uranyumva donc bakaba bafite utundi tuntu ku ruhande tubinjiriza ariko twebwe abantu bacu ni najyo kosa bakoze hari abantu benshi babonye amafaranga bakora mu office ariko ntibagiraga za side hustle donc bigasanka aho business ari passion hari n'umuntu twigeze kubiganira mpa mimubwira arambwira ngo business ni passion no passion ni donc ndabivuga gute cyangwa ngo reka tuvuge ngo business ni umuhamagaro wenda no umuntu wese ashobora kugira gute umuntu wese ashobora gukora business ukagira kandi kantu ku ruhande donc hari ama strategy mu gihe bitagenze gutyo hari ama strategy n'ubundi je ntabwo nemera ko umugabo n'umugore batarwaye bombi batagomba gukora akazi ibyo nsimbyemera kubera yuko n'umunsi umugabo yopfa umugore azasigara agire gute agira ikibazo kandi ari ufite inshingano zo kubatunga wenyine ni ukuvuga ngo mu gihe muri kumwe mugomba gutekinga advantage mukagira ibyo mukora nje simbyemera totally ni wrong mindset niko mzumva murakoze ndashaka gusa no gusubiza ku kibazo yarabajije ku bijyanye na charge na saving ubundi ikintu cyagiye cyica ubwoko bwacu nuko waba ukora business waba ukora muri leta wumvaga ko charge no kwishyura inzu no kwishyurira abana ishuri no kurya bikarangirira ubundi saving ni iri prioritaire mbere yuko wishyura inzu mbere yuko uhaha mbere y'ikindi kintu icyo ari cyo cyose even no kwivuza kuko ntago duhora turwaye niba ukorera amafaranga 200 nubwo wa savinga 20
saving iri prioritaire mbere y'izindi charges. Hari n'ikindi nshaka kongeraho, wavuze dukeneye amafaranga ariko dusabwa gukora iminsi byibuze 6 cyangwa se 7. nta nibwo ari byo byonyine, ntabwo dusabwa gukora gusa iminsi 6, ahubwo tugomba no kwiga uburyo tugomba kubonamo amafaranga. Ushobora gukora cyane ariko ntubona amafaranga, so bisaba no kumenya ko investinga. Ese nda investinga hehe, nakora iki? Nabwo dukeneye ayo mahugurwa yo kumenya uburyo. Ntabwo ari ukutubwira ngo gusa dukeneye gukora iminsi 7, ahubwo dukeneye gukora iki cyatwinjiriza. Akabazo ushaka kuza kubaza ni, hari akantu wavuze ngo igihe wari utwaye muri highway ya Dika, ngo bibajije akabazo uvuga ati tuzigera tugira umuhanda iwacu nk'uyu. Igihe wabyibajije solution wihaye ni iyihe? Wibajije nyuma solution y'icyo gisubizo ni iyihe wazanye? Ko ari twe urubyiruko, kandi ushobora kuba ari we atari we wenyine ubyibajije, twese tugomba kubyibaza. Ahubwo se ni iyihe solution? Okay, murakoze cyane. Umuntu iyo yaganira hano ntabwo ashobora kuvuga ibintu byose, ariko icyo natangiye mvuga, navuze ngo ko turaganira, nta mwarimu, umuntu wese bamuhaye afite icyo yovuga, kuko hari n'ama principe aho bavuga ngo umuntu agomba smart working apana hard working. Smart working ni uburyo umuntu ashobora gukoresha ubwenge cyane kuruta uko akoresha imbaraga z'umubiri. So birimo kiriya nari mvuze cyanyuma cyo kuba umuntu agomba kwikorera, birimo no kwikorera. So now ikindi icyo warubajije, solution, navuze ngo dufite inshingano zo gukemura ibibazo twahasanze. Bimwe muri ibi bibazo harimo n'iki ngiki cy'ubukene. Uyu muvandimwe Imana iguha umugisha ko indoto zawe z'ikirambi wazigezeho. Solution, kandi narangije mbabwira ngo hari ibyiringiro. Iri jambo aho narikuye, hari ibintu tutakoraga ariko ubu dutangiye gukora. Iki ni icyicaro cya kabiri twicaye nk'urubyiruko turi kuganira, kandi ubu ni ubwa kabiri mbaye muri kino cyicaro mpamvuga ibintu bijanye no kwikorera. So nukuvuga rero ngo solution nuko njewe personally nkora cyane ndetse nkababwira n'ibimbabwiye. Noneho nyuma y'igihe runaka, kuko ntabwo mu by'ukuri ntabwo muri bake, kandi twese nitugenda tugira ino myumvire byanga byakunda iwacu hazubakwa. Solution rero niriyerekwa ry'uyu mugabo ryo kwicara tukaganira n'uwo umuri inyuma, hari icyicaro n'ubundi twakoreye hano. Murakoze. Kubera ko hari undi muntu uri buze